Urukundo ntabwo rugaragarira mu magambo gusa, ibyo twese turabizi. Uramutse ubwiye umuntu ngo ndagukunda, ariko ugakora ibinyuranye n'ibyo wavuze, icyo gihe uwo muntu ntazemera neza ko umukunda, kubera yuko azatangira gushidikanya, avuga ati ese ariko kuki ambwira ko ankunda, ariko nkaba ntabibona. Niyo mpamvu rero mu Kinyarwanda bavuga ngo ibikorwa biruta amagambo. Iyo rero ibikorwa bidafite aho bihuriye n'amagambo, icyo gihe biba ari ikibazo gikomeye cyane, nta rukundo ruba ruhari. Niyo mpamvu rero urukundo rutagaragarira mu magambo gusa, ahubwo rugaragarira no mu bikorwa. Gutsindira rero umutima w'umukunzi wawe binyuze mu bikorwa by'urukundo ni ibintu byiza cyane. Uyu munsi ushobora kwibaza ni ubuhe buryo bundi nakoresha mbwira umukunzi wanjye ko mukunda cyangwa mugaragariza ko mukunda. Ukeneye ko umukunzi wawe amenya ko umukunda, ariko kuvuga ijambo ndagukunda ryarakurambiye. Uribaza andi magambo wakoresha kugira ngo umukunzi wawe amenye ko umukunda. Reka twinjire mu nyanja y'urukundo, tuvumbure uburyo bwiza bwo kugaragariza umukunzi wacu cyangwa se urukundo rwacu abo dukunda mu buryo busobanutse kandi bunogeye umutima. Uburyo bw'igikundiro bwo kuvuga ndagukunda. Reka duhere hano ku ijambo rivuga ngukunda kugeza ku kwezi. Nubwira umukunzi wawe ko umukunda kugeza ku kwezi, iri jambo nurimubwira rizamwereka ko umukunda. Irindi jambo rya kabiri nakubwira ryasimbura ijambo ndagukunda ni ijambo uranyuzuza. Ubwiye umukunzi wawe uranyuzuza, azumva ko umukunda cyane. Irindi rya gatatu ni ijambo rivuga riti sinarota ntagufite. Kubaho ntagufite ntago ari ibyanjye. Iri ni ijambo ryiza cyane, naryo wakoresha ubereka umukunzi wawe cyangwa se umubwira ko umukunda. Aho gukoresha ndagukunda, mubwira uti sinarota ntagufite. Irindi jambo ni ijambo ryiza, ni ijambo rivuga riti ndi uwawe. Kubwira umukunzi wawe ko uri uwe, azumva yishimye cyane, azumva ko umukunda. Ijambo rya gatanu wabwira umukunzi wawe risimbura ijambo ndagukunda, mubwira uti buri gihe ndi hano ku bwawe. Kumwibutsa ko uhora uhari ku bwe nabyo bizamwereka ko umukunda. Irya gatandatu ni ijambo rigira riti uri umuntu mwiza imbere n'inyuma. Azahita yumva ko umukunda numubwira uti uri mwiza imbere n'inyuma. Irya karindwi ni ijambo rivuga riti ndi umunyamahirwe muri iyi si. Kuba ngufite ni iby'agaciro. Aya ni amagambo meza cyane asobanura ijambo ndagukunda. Ijambo rya munani ni ijambo rigira riti twaremewe kuba hamwe. Kubwira umukunzi wawe uti twaremewe kuba hamwe, azahita yumva ko umukunda. Ijambo rya cyenda uri ikintu cyiza cyambayeho mu buzima bwanjye, kukumenya byambereye iby'agaciro. Ijambo rya cumi ni ijambo rivuga riti turaberanye. Kwibutsa umukunzi wawe ko muberanye, azumva anyuzwe, azumva koko ko umukunda. Irindi jambo ni irya 11 tugezeho, ni ijambo rigira riti umutima wanjye uterera wowe rukundo rwanjye. Irindi jambo ni ijambo rigira riti sinkeneye gutekereza ibyerekeranye uko ubuzima bwamera udahari. Iri jambo naryo risobanura ndagukunda. Irindi jambo rya 13 ni ijambo rigira riti buri munsi ndakureba nkumva urukundo. Ubwiye umukunzi wawe iri jambo naryo rizamwereka ko umukunda. Irya 14 nzakora byose kugira ngo wishime. Ibutsa umukunzi wawe ko utazigera ugira icyo ukora kizamubabaza, nihagira n'icyo ukora kizaba ari impanuka. Mubwire rero ko uzakora byose kugira ngo abeho yishimye, abeho afite umunezero, abeho afite inseko mu maso he. Ijambo rya 15 nakubwira wabwira umukunzi wawe risimbura ijambo ndagukunda ku mukunzi wawe, mubwira uti numvaga bidashoboka ukuntu twaremewe kubana. Ni ukuvuga ngo uba ubona ari hejuru cyane, ubona ari mwiza cyane bidasanzwe ku buryo wumvaga bitanashoboka kuba mwabana. Ijambo rya 16 ni ijambo ryiza cyane riragira riti rimwe na rimwe simpagarika kukureba kuko ugaragara neza cyane. Ubwiye umukunzi wawe ko udahagarika kumureba kuko agaragara neza cyane, ibi bizamwereka ko umukunda. Ijambo uzabwira umukunzi wawe rya 17 mubwira iyi nteruro ugira uti uri uwo nzahorana. Kumubwira ko uzamuhorana ni nko kumwibutsa ko nta gahunda ufite yo kumurekura. Uburyo bwa 18 wabwira umukunzi wawe ndagukunda udakoresheje ijambo ndagukunda. Mubwira uti ibintu byose ukoze mu buzima bwanjye binyongerera umunezero, bikangabanyiriza imihangayiko, bigakuba ibyishimo byanjye. Ni ijambo ryiza cyane. Ntacyo narenzaho kuri iri jambo. Uramutse umubwiye amagambo
byamwereka ko rwose umukunda. Uburyo bwa 19 mubwira uti nkunda uburyo utuma niyumva niyo udahari. Mwibutse ko niyo adahari wumva unezerewe, kumutekereza ubwabyo wumva unezerewe, kwibuka ibyiza gukorera wumva wishimye. Niyo adahari rero umunezero uguma muri wowe bimwibutse. Aya magambo nkubwiye ni amagambo meza y'igikundiro naguhitiyemo wakoresha ubwira umukunzi wawe ko umukunda ariko udakoresheje rya jambo dukunda gukoresha rigira riti ndagukunda. Hari ubundi buryo butangaje. Ubwo buryo butangaje twibuke ko hari abantu bakururwa n'abantu batuma baseka. Nimba umukunzi wawe yishimira uburyo utuma ahora aseka bitewe n'amagambo umubwira, nujya kumubwira ndagukunda uzakoresha amagambo yatuma yisekera, yatuma yishima, bityo azarushaho kugukunda no kumva ko umukunda koko. Reka nkubwire bumwe muri bwo wagerageza. Ushobora kumubwira uti ubuzima bwarambirana udahari. Kuba adahari rwose kubaho wakumva bikurambiye. Ushobora kumubwira uti mbura icyo mvuga iyo abantu bambajije icyo ngutekerezaho. Ni ukuvuga ngo kubera ko hari byinshi umutekerezaho buri icyo uvuga n'icyo ureka. Irindi jambo cyangwa se interuro wamubwira uti naragusariye ubanza ndi umusazi. Nubwira umukunzi wawe ko wamusariye azahita yumva ko umukunda cyane. Irindi jambo wakoresha wamubwira uti naguye ku bwawe kandi sinshobora guhaguruka. Ni ijambo ryiza cyane ryereka umukunzi wawe ko umukunda kandi ni ijambo ritangaje ryatuma yumva ari ibintu bitangaje cyane. Nimba ukunda gusetsa umukunzi wawe abikuziho, mubwira amagambo atangaje. Ndabashimiye mwe mwabanye nanjye muri iki kiganiro, ndabakunda cyane. Nimba ari ubwa mbere ariko ugeze hano kuri YouTube channel yacu, ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye tunyuza hano byiza kandi byubaka. Murakoze naho ubutaha.